tuzakabya mu byabo nitugera ku Mana yacu mudutsikamire. Mama Fabri mbabarira tuzakabye nubundi nta sanduku ijyamo babiri. Ndewe bashutse se ntasunze rero. Ubwo uyu muhungu akabije akaba arimo avuga Mbappe we abantu bakamuyoboka, reka nanjye nkabye mvuga Yesu wanjye, abamwemera dufatanye, ababirwanya babireke, ariko umwami Yesu azavugwa, tuzamuvuga, ababyemera babyumve, abatabyemera babireke, abumva dukabye bazarorere kutwumva. Izina ry'Imana rizahabwa icyubahiro, izina ry'Imana risengwe. Noneho Mbappe rero tumwihorere, Mbappe tumwihorere. Dore Yosefu na Mariya ejo bundi barimo bababwira ngo muri mu rukundo muzashakana, birangira uyu mwana w'umukobwa asamye inda batazaho ikekwa. Dore ikimwaro kuri Mariya, dore ikimwaro. Birarangira bite ko bavugaga ngo uyu mwana w'umukobwa ni isugi? Dore ikimwaro. Burya kwa kuntu bagenda biyorobetse babuzuye n'ubugoryi bungana kuriya, biragenda bite? Nguyo wa mwana aravutse, abantu bose baravuze ngo karabaye, ahungiye mu Misiri. Muri uko kujya mu Misiri yagira ngo n'Abanyafurika bazabimenye. Ibintu birarangira bite ko mbona bino bintu bigenda bikura bigira intera? Ko bikura bigira intera birarangira bite? Arazamutse ku myaka ye 30 akijije ikirema babyita ibikino. 31 azuye abapfuye. 31 ahuye n'umutwaro utwara umutwe w'abasirikare. Umusirikare aramwizeye, Zakayo nawe arabimenye, aciye bugufi aramukurikiye. Abafarisayo bati ko uyu muntu atumazeho abantu biragenda bite? Ko uyu muntu atumazeho abantu biragenda bite? Akomeje akazi, azamutse Kaperinawumu, akoze ikindi gitangaza. Avuye Kaperinawumu atambikiye Yeriko, ngo ave Yeriko atashye ubukwe bw'i Kana y'i Galilaya nimugoroba. Abantu bati birarangira bite? Bati mubaze nyina niwe umuzi. Abandi bati nabo mubaze Umwuka Wera ku Kacyiru niwe wabisobanura neza. Arazamutse abakora icyo bagombaga gukora, basoza bavuga ngo uwamutumira yamutumira. Abayuda n'Abafarisayo agahinda karabafashe, baragira bati uyu mugabo ko atumazeho abantu biragenda bite? Bamushinjije ibyaha bitabaho, bya bindi abamwizera nabo babashinja. Dore uyu mugabo aremeye baramushinja, ariko afite tageti. Habayeho gahunda yo kuruhuka. Umukino urangiye ari igitego 1-0, aratsinzwe. Abamwizeye nabo baramwaye, bintu birarangiye. Nguyu mu rukiko, birarangira bite? Birarangira bite muri uru rukiko? Reka turore. Arinjiye, Pilato ati ntacyo mubonyeho. Abandi bacunye ingoni, abandi bati ntago byakunda. Nguwo bamukubise ku giti. Uyu mugabo ko mubambanye n'abagabo babiri b'ibigoryi biragenda bite? Ko bamwizeye bari bazi ko azabacungura, avuze ngo byose arabirangije, bakaba bamubambanye n'ibigabo by'ibisambo biragenda bite? Ariko nta wamenya, bizwi na se, kuko yavuze ngo nta gufa rye rizameneka, kuko yavuze ngo ntazaba ikijegijege. Baramumanuye. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Dufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Usanga muri iki gitabo cya 2 cy'iby'abami. Twumva ijambo ry'Imana. Nari nzi ko nza kare nk'uko twabivuganye, nari nibagiwe ko abana bataha uyu munsi, kandi ninjye wari ku rutonde rujya kumva amanota yabo, kuko igihe cyashize hagiye mama wabo. Iki rero ninjye wari kugenda. Hanyuma rero babimbwira nijoro, birangira ntabonetse ku isaha nari kubonekera. Mbyuka rero ngiye gufata abana, tuvuyeyo n'ushinzwe amasomo yabo, bamubwira nti ndimide n'ahantu ndabigenza ne tunyurane mu rugo nshake indi myenda nambare. Hange ariko barakagiye warayobye bigezaho. Ati myenda se niwishyiriye abantu cyangwa abantu bashyiriye Imana? Ati ca hano wikererwa ho ngo herekeze tugende. Uriya mugabo ushinzwe amasomo y'abana nahaguruka baramutse. Hanyuma ni n'inshuti yanjye, ni n'umukozi w'Imana, ni umuhanuzi.
Mama Fabrice rero nawe ni ikibazo kuri Barakagira. Gahamanye nawe akaba bindi. Buriya wowe uravuga ngo abantu bakuvuyeho ntiwabimenya. Ubu dufite amatsinda atanezezwa n'imirimo y'Imana n'intambwe z'Imana ku bantu b'Imana. Noneho uko utera intambwe bo bagashyiramo ikiziriko gisubiza intambwe inyuma. Noneho babona ushitura cyane rero ukarusha ibirenge bikarusha iminyururu ingufu, bagakoresha akanwa kuko bazi ko akawe katavuga nk'ibyo bavuga. Ariko hari amakuru mutazi. Akanwa kakuvuga wicaye kaba karimo kagutiza imbaraga ziguhagurutse. Iyo akanwa kaguhagurukiye wiyicariye kaba karimo kagutiza imbaraga ziguhagurutse. Ngese ejo bundi sinari ndi mu nzira nigendera ndi mu rugendo nkakira message 410. Ntabwo nzi ko reka mbabwize ukuri, nimutuze nimushaka muzashaka abantu bafite amashyira hamwe y'ubugome, mubaho umwanya mubabwire muti kuko umwami Imana izadutabara, mwebwe tubarekeye ubugome bwanyu. Uzi ko nakiriye sinari nzi ko abantu bagira uruhare rwo gukunda gutyo. Pole mama twabimenye, pole Barakagira twabimenye. Sibiki ati twabimenye ko azamakuru ribeshya nirivugisha ukuri. Yose ndayashimira kuko hari ibintu bibiri mutaramenya. Ubu umuntu udakunda Mama Fabrice umuvuzeho inkuru mbi yajya kumwumva kuko atamukunda. Ndashimira abantu batuvuga nabi kuko batuma abatari kutwumva tuvuga ibyiza badushakira muri izo nkuru mbi bigatuma duhuza n'abamaso. Buriya ni sawa nimo kagira ikibazo. Umuntu rero ushobora kugira ngo arimo araguhemukira ahubwo arimo gutiza ubutari kuzabona. Hanyuma rero ndashimira ibitangazamakuru byakoze icyo bita kubeshya kugira ngo bidushyikirize abantu batari gutuma tubatumenya. Ndashimira n'ibyakoresheje ukuri rero. Ibitangazamakuru noneho karabaye diririre adepe muzikoresha. Turabashimiye abanyabinyoma n'abanyakuri. Ariko nicyo rero wavuga ngo wagize gutyo bona ntibaguhamagara. Hari n'utwandiko duca Furani utazi wowe, hari utwandiko duca hirya bati Mama Fabrice muwe muretse kumuhamagara muri iyi minsi. Ariko turashimira Imana, turashimira Imana. Eka nisomere ijambo ry'Imana. Ngaho dusome igitabo cya mbere cy'iby'abami igice cya 21 umurongo wa 17. Babwira akantu gatoya kitwa ngo uburemere bw'umuntu w'Imana. Ntako konyine nshaka kuvuga, uburemere bw'umuntu w'Imana, igitinyira Imana ishyira ku muntu wayo, imbaraga Imana ikoresha ku muntu wayo, ubushobozi Imana ikoresha ku muntu wayo. Nuko konyine nshaka kubabwira. Imana rero ibahe umugisha mwinshi kandi mwinshi cyane. 21 cya mbere cy'iby'abami 17. Umuyobozi wanyu yararimo ambwira ati Barakagira nkambyihorere nabyo. Dusome 17. Abarimo ashaka kumbabaza kandi ngewe ngira impano nihariye ntazagura mu isoko. Umuntu wese kwisuze kubabaza muzamuntumirira zambabaza kugiye ngira impano yo kwihangana. Nukuri ko Imana agiye ngira impano yo kwihangana. Umuntu wese muzuzi kubabaza abantu muzamubwira zambabaza kugiye nzi kwihangana. Mbifashijwemo ni Imana ndabizi. Rero ntabwo nge nakwihangana imyaka 30 ngo mbure kukwihanganira iminsi 3. Ntabwo wandaza mu mayira rwose. Ntabwo nakwihangana imyaka 15 umuntu utazamara imyaka 5 yicaye. Nakwihanganira imyaka 5 yashira bakagusimbura ngakorana nuje. Hari ibintu kwisi bitandaza mu muhanda. Ikintu cyambabaza ni ukurya no kunywa kuko Bibiliya iravuga ngo nta kintu cyiza nko kurya no kunywa no kunezerwa. Nibyo bintu bikwiriye umuntu mu miruho ye. Ubwo rero mu miruho yanjye niboneye ibyo kurya n'ibyo kunywa, aho wanyura hose ngo mbabaze byakubera isomo. Wambabaza nsinziriye ukaba ari wowe babara. Cyewe nzi kuryama nkagona
ngashyirwayo. Ubwo rero ubabare kurakarira umuntu usinziriye ni nko guhekenya amenyo mu rubuto rw'ipapayi, kuko akantu kabamo mu rubuto gahita gasyegera mu ryinyo, hababara wowe. Gira umuntu kwegera ngo ntacyo bitwaye kubabazwa se. Maze Bibiliya iravuga ngo ntarababazwa narayobaga, ntarababazwa none ubu nsigaye nitondera ijambo ryawe. Kubabazwa kwangiriye umumaro. Ikintu cyambabaza n'umuntu wanyicisha inzara gusa wenyine, kandi aho ngeze inzara ntikinyishe, kuko na telefone mwese nenda gusura yahangayika agashaka ibyo ndya. Ndabeshya? Ubu nkubwiye nzagusura byakorohera? Ni deni wariryo uti umuhanuzi ukomeye arangendereye, mva mama ati ahubwo wazaje nje ndiye nicyo kibazo. Haranditse ngo ubwo ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya wita Ishubi riti haguruka umanuka usanga Ahabu umwami w'Abisiraheli utuye i Samariya, ubu ari mu ruzabibu rwa Naboti yagiye kuruzungura. Umubwire uti Uwiteka aravuze ngo nuko urishe kandi urazunguye. Maze umubwire uti umva uko Uwiteka avuga, sha aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira n'ayawe. Ahabu abwira Eliya ati urambonye ga wa mwanzi wanjye we? Nawe ati ndakubonye koko, kuko wiguriye gukora icyangwa n'Uwiteka ugasuzugura umuntu w'Imana. Zaburi igice cya 91 umurongo wa 14, 15 na 16. Kuko yankunze akaramata ndajyahera. Hari abarokore bari muri iri teraniro ryo ku Kacyiru Mukanserege munsi y'ambasade. Hari abagore n'abakobwa, abasore n'inkumi, abagabo n'abagore bari muri iri teraniro ryo ku Kacyiru Mukanserege munsi y'ikigo cya polisi. Hari abantu baterane hano ruguru y'akagari kitwa Kamutwa. Nimwumva uko hano handitse. Zaburi igice cya 91 umurongo wa 14, 15, 16. Kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Kubw'iyo mpamvu nzamushyira hejuru, kuko yamenye izina ryanjye. Noneho rero azanyambaza, icyo nzakurikizaho nanjye nzamwitaba. Noneho rero nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nyuma yaho sha nzamukiza, noneho nzamuha n'icyubahiro, nzahita muhaza n'uburame, kandi nzamwereka n'agakiza kanjye. Imana ishimwe. Agaciro Imana yahaye umuntu karuta k'ihene. Mu gitondo turimo tugenda ku ishuri ry'abana nahuye n'umuntu uhetse ihene ebyiri mu gitebo. Zasohoye imitwe n'izemeza kugeza nuko ihene zavugaga. Ariko ndabarahiye hano nta muntu bashyira mu gitebo ngo bamushyire ku igare arenge metero imwe, by'umwihariko muri uru Rwanda, uretse n'Imana n'inzego z'umutekano zaba zarangije gukemura icyo kibazo. Ndashimira Imana rero yahaye umuntu agaciro karuta k'ihene ebyiri mu gitebo. Mwese uko mwicaye aha, ubu habaye hari ihene ingana n'aka kana, barimo baravuga ko ari iryoshye kuko nta gahene gato. Habaye hari ihene ingana nanjye, barimo baravuga ko ari ihene y'ibuguma ntiryoshye. Ariko ndashimira Imana ko twe wasaza wakecura uko wangana kose uryohera Imana.
igihe cyose ikubonye iravuga ngo ngaba abantu bitiriwe izina ryanjye, nibanyambaza nabo nzabitaba. Agaciro k'umuntu w'Imana, agaciro Imana yahaye umuntu. Nimusoma igitabo cy'Itangiriro, muraza gusoma ahantu handitse ngo, igice cya mbere muraza gusoma ahantu handitse ngo Imana irema ijuru n'isi, ku wa mbere no ku wa kabiri bigenda gutya, ku wa gatatu no ku wa kane bigenda gutya, ku wa gatanu no ku wa gatandatu, ku wa kane no ku wa gatanu bigenda gutya. Ngo Imana ibonye ibyo bintu ko ari byiza irishima, ariko ngo iricara iravuga ngo ibi bintu byose nta kintu cyayobora kigenzi cyacyo. Ngo iravuga ngo reka turema, aleluya, reka turema umuntu ase nasoza agira ishusho. Mumbwirira ngo washushowe. Ndashaka kureba abantu bafite inzu zabo cyangwa bakodesha bari muri iri teraniro, ariko nini, zishobora kuba zimanitsemo amafoto yabo cyangwa y'abandi bantu ariko mu nzu. Abantu bafite amafoto mu nzu nyine, yaba izanyu cyangwa izo mukodesha. Murakoze. Nimurebera agaciro Imana yahaye umuntu mwamashusho mwe. Turema umuntu asa natwe, agira ishusho. Wibeshye irya foto iri mu nzu, ukaza wamanitse nawe kuri mu bantu bafite amafoto nyakubahwa Sipiriya, ukaza kuri ya foto Sipiriya yicaye muri salo na mama Rachel cyangwa se madamu wa umuyobozi wacu Rachel, ntacyo uvuze ukayimanura ukayikubita hasi. Niyo mwaba muva indimwe yaza kubimenya nimugoroba ko muva indimwe, atanagucetse urushyi. Ijisho yakureba n'amagambo yakubwira, yakwihutira gufata agafoto kugira ngo bazarebe ko wari muzima kubw'ifoto y'abandi umanuye mu nzu. None ngewe ndi ishusho y'Imana yatakishije isi, abagome bazayihubura ahantu Imana yayishyize bayikubite hasi bibagwa amahoro? Ntabwo bino bintu bizakunda. Mumbwirire ngo aho umanitse iyahakumanitse irabizi. Niyo mpamvu mubona tudapfa kumanurwa n'ibintu byo. Nugerageje kureba ifoto nabi ahita avuga ati iyi foto ni yande wa. None se uko perezida amanitse muri beka niho akorera? Kikwereka agaciro k'ahantu bahashyira ifoto y'umukuru. Natwe rero agaciro k'isi Imana niho yadushyize. Niyo mpamvu isi tuzayiyobora, hanyuma yo yagera ku rwego ishaka kutuyobora, Imana ikavuga ngo icyo mwari mukwiriye kubera aho by'isi kirarangiye, nimwiyizire mu ijuru isi isigarane ibyayo, nanjye ndabishyiriye mutariho umugayo n'umunkanyana. Wongera umubwire ngo washusho. Gaciro Imana yahaye. Kararemereye kuruta hoho yuzuye umucanga. Tazibeshya. Agaciro Imana yahaye mama Fabrice kararemereye kuruta amabuye yose yubatse convention. Agaciro Imana yahaye umuntu kararemereye. Agaciro Imana yahaye Gahamanyi kararemereye kurusha ubushobozi bwose bwubatse gare ya Butare. Agaciro Imana yabahaye kararemereye kurusha ingagi zo mu birugu, kuko nta ngagi iza gusura umuntu, ahubwo umuntu ajya gusura ingagi. Gusa ufite agaciro, uyisura niwe munyagaciro, igisurwa ni icyo. Agaciro Imana yahaye umuntu. Noneho muri ubu bushobozi Imana yahaye umuntu, yabonye we ko adashoboye, iravuga ngo tureme umuntu asa natwe, atware bino bintu, ngo imuha gutegeka n'amafi yo mu nyanja. Umuyobozi w'amasomo ajya ambaza ngo ariko barakajya, na mwarimu ajya bimbaza ngo ariko barakajya ngo ko nta byifuzo ugira. Kandi naramenya agaciro
ubu jyewe nze ku Kacyiru mara iminsi 3 nsengera amafi kandi jyewe ntegetse amafi. Umva ikinzana Kacyiru, umva ikintu kinzana Kacyiru. Mana wakoze kungirira icyizere Kacyiru bakampamagara nje mu murimo wawe. Umugambi wawe kuri nge uba ari ukorera muri ririya teraniro, hanyuma intsinzi n'umugisha wangeneye mbikire. Kuko rero jyewe mpawe ubutware bwo gutegeka amafi. Umva icyo ndi busabe Uwiteka, mpesheje umugisha abarobyi bo mu nyanja ya Atlantika, mpesheje umugisha abarobyi bo muri Victoria, mpesheje umugisha abarobyi bo muri Tanganyika, mpesheje umugisha abarobyi bo mu nyanja y'Abahinde. Izi fi kuko jyewe ntafite ubushobozi bwo kujyayo ndazitegetse zibitabe, hanyuma njye mu bushobozi duhurire nazo Nyabugogo. Niyo system. None ubu jyewe ndajya mu nyanja y'Abahinde, uza kubwiriza anabwiriza. Kuko rero mpawe ububasha bwo kubitegeka, ni ibitangiriyo, hanyuma bize duhurira aha nanjye mvuga ubutumwa. Hari nka 4 z'ijoro, hari kumwe n'abagabo 3 b'abashuti banjye, ndababwira ni mbona mwese dufite ibibazo bimwe. Hanyuma tukaba duteguye n'amasengesho tubigenze bite. Ati barakagira ati tubanze tubwire Imana ati duha amafaranga tugira ibintu dusiga mu rugo tugiye kuyirambarara imbere. Uburo tugiye gusenga nk'abana cyangwa abagore bakiri bato. Umugore ukiri muto umva uko asenga, aravuga ngo Mana uyu mugabo umpaye uzajya umurinda umugirire neza, hanyuma Mana natwe tuzace ku bari baraduciyeho, uzaduha umugisha, abantu bose bajye babona ko watugiriye neza. Uwo ni umugore ukiri muto, ariko umugore umaze gukura umva uko asenga, aravuga ati Uwiteka we wampaye urugo kandi bishyigikira urugo urabizi, uriya mutwaro ho yagiye umurindireyo kandi umurindi ibyonnyi, nanjye hano ndi umpa umugisha, ume n'isura nziza ajya ahora abona ndiki. Uwo ni umugore umaze gukura. Umusore utaramenya Imana neza umva uko asenga, Mana ushaka ngo umugore ndagusaba umukobwa muremure w'inzobe ufite tayi umeze gutya na gutya, nyagutwa akibagirwa umutima, tayari yasabye idebe. None umva mu bintu asengeye, nta Mana uzampa umugore w'inzobe muremure wize ufite taye unyongorotse umeze nk'agati ka pinusi, uzaba umpaye umugisha, akibagirwamo umutima, tayari asabye idebe. Banza umutima ufite taye. Agaciro Imana yahaye umuntu niko ngira ngo duhagararemo nonaha. Ureka kuvuga ngo nyogokuru ngo yagiye mu bapfumu nagende wenyine, nge naje ku Mana. Ngo umuryango nashatsemo ngo ugira abazimu, ntabwo washatse abazimu, washatse umugabo wo muri uwo muryango, nibagumana abazimu babo. Utandukanye ibintu. Ngo Mana ngo umujyi urananiye, ngo umpaye naka ibyumba 2 na saro, ngo nkigira inyagasambu. Ntabwo jye naje nje inyagasambu Cyprien, ni inyagasambu bafite abahatuye, ubwo nabo bazasanga bavuga ngo bagirwa amagana. Agaciro Imana yahaye umuntu nako kwimenya, yarangiza nawe akayegera, igasigara ivuga ngo noneho nzi ibyo nibwira nzakugirira, ni amahoro si bibi. Shobundi haravuza ngo ariko ngo murakabya turamaze. Mundi muragira ngo dukore iki nitudakabye? Ejo bundi ntabwo mwabonye umwana ukabya muri Barcelona ni iki? Ko kantu narakababwiye kwa kabiri n'ejo. Ni Barcelona ni iki? Babandi bafite umupira wanditseho Visit Rwanda na Arsenal, ngo na Paris Saint-Germain bado meme sijyo. Byagenze je nari nicaye
arogeza umupira, arogeza. Abantu barimo barakabya mu byabo, nitugera ku Mana yacu mudutsikamire. Mama Fabri, mbabarira tuzakabye, nubundi nta sanduku ijyamo babiri. Nde wabashutse se, nta sanduku ijyamo babiri. Niyo mwaba muri impanga mugapfira rimwe, umwiye undi. Niyo waba utwite umwana agapfa avuka nawe ugapfa, umwana ukwe kandi yabaga mu nda yawe, mumbwire ngo sanduku ni yuma. Kabya mama, gahunda niyo tuzakabya. Hano baza batubwira ngo murakabya turamaze. Umuhungu ngiye kumva no baravuze ngo Mbappe, ngo nde babe Mbappe, kama ngwino babe. Aha, mvugira abakinnyi babiri bo muri iyo kipe bakinana na Mbappe. Ngolo Kante. Ngolo Kante. Na Hakim na Mbappe. Numva umuhungu aravuza ngo Ngolo Kape, niba ari Ngolo Kape. Aravuze, arongera aravuze, urumva sinabishobora. Numva avuze ijambo rikomeye, aravuga ngo Mbappe. Araceceka. Mbappe. Ngiye kumva numva umuhungu yacecetse burundu. Ngiye kumva numva ngo go. Araceceka ngira ngo byarangiye. Ngiye kumva numva roza go. Hazamo inanga muri mawe ivuga ngo pam ngo kubufatanye na Cogebanque. Numva aravuze ngo ku myaka ya 26 umwana wo mu majyepfo ya Argentine atabaye ikipe mu buryo bukomeye. Ibi bintu birarangira bite? Aravuga, ngiye kubona mbona afasha kawunga akojeje ku ikipe aratamira. Ndavuga uyu muhungu nimba ikipe yibaye isosi akawunga akabakozaho bikamirika, ubu ibibazo byanjye nimba itungaho Yesu byo ntibizamirika. Ni har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 a. Ndavuga ntibyanze bikunze rero. Ubwo uyu muhungu akabije akaba arimo avuga Mbappe we, abantu bakamuyoboka. Reka nanjye nkabye mvuga Yesu wanjye, abamwemera dufatanye, ababirwanya babireke, ariko umwami Yesu azavugwa. Tuzamuvuga, ababyemera babyumve, abatabyemera babireke, abumva dukabye bazarorere kutwumva. Izina ry'Imana rizahabwa icyubahiro, izina ry'Imana rishimwe. Noneho Mbappe rero tumwihorere, Mbappe tumwihorere. Dore Yosefu na Mariya ejo bundi barimo bababwira ngo muri mu rukundo muzashakana, birangira uyu mwana w'umukobwa asamye inda batazaho ikekwa. Dore ikimwaro kuri Mariya, dore ikimwaro. Birarangira bite ko bavugaga ngo uyu mwana w'umukobwa ni isugi? Dore ikimwaro. Burya kwa kuntu bagenda biyorobetse babuzuye n'ubugoryi bungana kuriya, biragenda bite? Nguyo wa mwana aravutse, abantu bose baravuze ngo karabaye, ahungiye mu Misiri. Muri uko kujya mu Misiri yagira ngo n'Abanyafurika bazabimenye. Ibintu birarangira bite ko mbona bino bintu bigenda bikura bigira intera? Ko bikura bigira intera birarangira bite? Arazamutse ku myaka ye 30 akijije ikirema babyita ibikino. 31 azuye abapfuye. 31 ahuye n'umutwaro utwara umutwe w'abasirikare. Umusirikare aramwizeye, Zakayo nawe arabimenye, aciye bugufi aramukurikiye. Abafarisayo bati ko uyu muntu atumazeho abantu biragenda bite? Ko uyu muntu atumazeho abantu biragenda bite? Akomeje akazi, azamutse Kaperinaumu, akoze ikindi gitangaza. Avuye Kaperinaumu atambikiye Yeriko, ngo avi Yeriko atashye ubukwe bw'i Kana y'i Galilaya nimugoroba. Abantu bati birarangira bite? Bati mubaze nyina niwe umuzi. Abandi bati nabo mubaze Umwuka Wera ku Kacyiru niwe wabisobanura neza. Arazamutse
abakora icyo bagombaga gukora, basoza bavuga ngo uwamutumira yamutumira. Abayuda n'abafarisayo agahinda karabafashe, baragira bati uyu mugabo ko atumazeho abantu biragenda bite? Bamushinjije ibyaha bitabaho, bya bindi abamwizana nabo babashinja. Dore uyu mugabo aremeye baramushinja, ariko afite tageti. Habayeho gahunda yo kuruhuka. Umukino urangiye ari igitego kimwe ku busa, aratsinzwe. Abamwizeye nabo baramwaye, ibintu birarangiye. Nguyu mu rukiko, nguyu mu rukiko. Birarangira bite? Birarangira bite muri uru rukiko? Reka turore, reka turore. Arinjiye, Pilato ati ntacyo mubonyeho. Abandi bacunnye ingoni, abandi bati ntago byakunda. Nguwo bamukubise ku giti. Uyu mugabo ko mubambanye n'abagabo babiri b'ibigoryi biragenda bite? Ko bamwizeye bari bazi ko azabacungura, avuze ngo byose arabirangije, bakaba bamubambanye n'ibigabo by'ibisambo, biragenda bite? Ariko nta wamenya, bizwi na se, kuko yavuze ngo nta gufa rye rizameneka, kuko yavuze ngo ntazaba ikijegijege. Baramumanuye. Dufite
imanura mu gipfusi ubwira arangaye igeza ku rwego irekura n'igipfusi barangije ntibanjyana ngo kubw'iyo mpamvu ngo irisu barangi bagiye nkorana nabo undi araza arambwira arampamagara ngo ndose ngo isanduku ebyiri n'iwawe iyawe umuntu nambuza kuba mukiriyo nzaba pare hanyuma njye mbere kandi ariwe waje mu bukwe yizere mama abadayimoni bibatera ubwoba dufite imana aho igejeje ikora icyubahiro. Ninde wari uzi ko Gahamanya azagaruka mu rusengero? Ninde wari uzi ko Mama Fabrice azagaruka mu rusengero? Ubwira Imana niba uyu muntu yaragukunza akaramata ikimenyetso cy'ibyiza mu izina rya Yesu rifite imbaraga, mu izina rya Yesu ryuzuye ubushobozi budasanzwe, mu cyubahiro cy'imbaraga z'Imana, mu butware bw'Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Mu izina rya Yesu duhagaze mu ijambo ry'Imana rifite ubushobozi, duhagaze mu ijambo ry'Imana rifite imbaraga, duhagaze mu ijambo ry'Imana rifite ubutware, duhagaze mu ijambo ry'Imana ritsinda, duhagaze mu ijambo ry'Imana ryuzuye icyubahiro kitarangira. Izina ry'Imana nirishyirwe hejuru, izina ry'Imana niriganze, izina ry'Imana niritegeke. Mu izina rya Yesu wacu yanditse aravuga ngo yego ahabuwe ibi bintu ntabwo wari ubizi ko umugaragu wanjye afite agaciro imbere yanjye. Abantu b'Imana bagira agaciro gakomeye, abantu b'Imana bagira imbaraga zidasanzwe imbere y'Imana. Mu izina rya Yesu wacu yaravuze ngo tugaragara nk'abatariho ariko nitwe turiho. Arongera aravuga ngo tugaragara nk'abakene ariko nitwe dutungishije benshi. Arongera aravuga ngo nicyo gituma ibyo byose Umwami Imana iri mu ruhande rwacu, ntabwo tuzanyeganyezwa. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Pawulo na Sila ibyababayeho abantu bari bazi ko birangiye, ariko kuko ari abantu b'Imana agaciro kabo imbere y'Imana n'ubutware bw'Imana muri bo birabasura baba bazima. Nanjye ndasenze muri iri teraniro
Imana yahaye abagabo karakomeye. Ni kakandi wavuze ngo niturambura amaboko uzabyumva. Turambuye amaboko muri iri teraniro kugira ngo Imana itwumve, ngo nitwerekera no mu nzu yawe. Ibyo bintu warabidusigiye unyuze mwa Salomo, uravuga ngo nituyerekeramo gusa uzadukingurira imiryango. Ndasenze ngo Imana idukingurire imiryango mu izina rya Yesu. Agaciro wahaye umuntu waramubwiye ngo niwe wenyine mwakoranye inama, umushyiraho ishusho yawe. Inka ni inka, ihene ni ihene, ariko umuntu ni umuntu. Nicyo gituma nta hene isenga, nta nka isenga, ariko abantu bahurira mu nzu yawe bakaguhimbaza, nawe ukanezerwa. Mu izina rya Yesu turambuye ibiganza, twakiriye agaciro Imana yaduhaye, twakiriye ubwiza bw'Imana kuri twe, twakiriye kwisobanukirwa. Mwakiriye kwisobanukirwa bw'Imana yampaye ibintu mu isi ngo mbarige ubitegeka. Byose yarabiremye. Senga usaba Imana, tegeka ku buzima bwawe. Hari ibintu Imana yaguhaye gutegeka. Inka yaraziremye, ubutaka n'ibimera yarabiremye, ariko umuntu we yamugezeho iravuga ngo tureme umuntu, tureme umuntu, tureme umuntu, tumuhe ububasha butwara bino bintu. Umuntu afite ububasha butwara amafaranga, umuntu afite ubutware bubasha ibintu byose, umuntu afite ububasha bubasha kujya mu isoko, umuntu afite ububasha bwo guhinga keza, umuntu afite ububasha bwo kuvuguruza imigambi y'incakura. Imana ari ikwiye gushyirwa hejuru, ubutware bw'Imana bukabona. Urakoze kubwo kwisobanukirwa, vangewe n'abandi babyumvise, tugukomeye amashyi.